aho turi kugana ni heza ni habi ko hari abantu bavuga ngo ibyiza biri imbere nk'uyu mwaka tugezemo hajya bavuga ati ibyiza biri imbere hari ibyiza tugiye kubona wowe ubibona uti abantu bavuga batyo ni abantu bateza ubuhanuzi ahubwo bari mu isi bakurikiye porogaramu mpuzamahanga nk'ubu dufite intego z'ikinyagihumbi ziba zitwizeza yuko zikora kugira ngo zizane ibyiza mu isi ariko mu by'ukuri ahubwo mwibanga under the terms of the global 22,000 the population of the United States must be reduced by 100 million by their 2050. Niba gahunda ari ukwica miliyari 3 z'abantu bitarenze umwaka wa 2050 Amerika igomba yo ku giti cyayo kuri iyo raporo Amerika bayihaye igomba gutakaza abantu miliyoni 200 to cause by means of limited wars in the advanced countries kushoza intambara ariko zikubita zigacengera mu bihugu byateye imbere. Uzakora ubushakashatsi abanyamerika baguye muri Afghanistan, abaguye muri Iraq, abarusiya bapfuye uhereye muri za Afghanistan kera, muri abarusiya barwanya intambara cyane barwana no bita abamujahidin muri za 80. Those wars have been there for many years. Umugabane w'isi w'iburengerazuba, umugabane w'isi w'iburasirazuba, n'umugabane w'isi wa gatatu. Ugizwe rubanda nyamwinshi rutazi iyo ruva n'iyo rujya. Twebwe gahunda yacu ni ukwicwa hakoreshejwe inzara n'indwara. Ntabwo byumva. Nivo Africa iyo ntabwo yitabiriye gukingirwa aheshi ibi ngibi bya coronavirus bya coronavirus ngo ntagiri kwitabira cyane ntagiri kwitabira igomba kujya mu gihano. Ibi bintu ni umukino ukomeye cyane. Ari abakingiye nta kiza bafite, abadakingiwe nabo bagiye kurushaho no kubabara. Abantu bakongera kubana basabana nkuko kera byaba bimeze mbere y'i coronavirus. Ntabwo byakunda kandi hari ikindi cyorezo nabonye bakina muri filime kigiye kuza. Ni ikindi cyorezo aho abantu bazabina nk'abasazi. Bagomba kwakira ibintu bategekwa, ntabwo ari ibintu bahitamo. Nkuko ureba Trump yategetse igihembwe kimwe ariko bagamije kugira ngo agarure urwangano hagati y'abirabura n'abazungu. Ese niba Amerika igomba gusigaza abantu miliyoni 100, u Rwanda rwo ruzasigaza bangahe? Kuko nabo bagomba kuba barateguwe. Ariko noneho tugiye kureba ido nido ibyo bagenda bacamo ibyo bazakora. Aho ni ku ntego ya 10 noneho twijira to weaken the moral fiber of the nation and to mobilize workers in the labor class by creating mass unemployment. Ngo ibihugu byinshi bigiye gucibwa intege zuko byabagaho. Icyo gihe cyo bita family unit kizavaho. Family unit ishingiye ku bukirisitu ni intego ya gatatu wibuke neza muri za nyigisho 10 za Alice Bailey igomba kurwanywa, has to be destroyed. Ishingiye ku bukirisitu ingingo ya 4 iravuga ngo abantu bagomba guhuzwa kugira ngo batere imbere nyoko muntu, igomba kugira ubusabane n'imibanire ya hafi ngo n'isi yo mu myuka. Ariko Imana no itakwitorero ryayo, niyo mpamvu tugomba gukora uko bushoboye ntitumirwe n'amadini. Kuko amadini afatanyije n'iki? Afatanyije n'inyamaswa. Kuko amadini arimo adushira igishushanyo gisenga imyuka iyobya. Njya mvuga iboneka cyane mu madini 3: abamorimori, abayehova n'abadventiste b'umunsi wa 7. Biriya byarogoye progress y'ubuprotestant. Abaprotestant bararangiye bahora mu mwiryane bapfa ibintu bidafite umumaro. Bamwe barapfa izina rya Yehova, abandi baravuga ngo Yesu ubwambe bwatangiye mu 1914 nibwo Yesu yagiye ku ngoma. Mbere hose ukibaza aho yari ari bakuyobera. Abandi nabo baravuga ngo nibwo yagiye ahera cyane. Uyu mushinga turimo w'ikinyejana cya 21 kuri zintego 21 ubundi mu mbonera hamwe yitwa Aquarian Conspiracy, kugira ngo ibyo bimenye wijira mu byo astrology n'ubukoniko nibo kuraguza inyenyeri n'ibicu. Ubwo bukoniko rero nibwo Illuminati ikoresha kuko nabo nabapfumu n'abakoniko. Iyo bavuze ikintu we wambwira ute umuntu agakora igare, agakora moto, ajya gataka akoze imodoka, akabakoze gari ya moshi, akabagendeye mu ndege, akabakoze icyogajuru. Noneho twebwe twabyitira abazungu. Ntabwo ari by'abazungu kandi ariho bikomoka pase. Webere nibyo abadayimoni. N'abadayimoni bo babizanye. Yes. Bakoresheje bari abantu mu Burayi hose haba iburengerazuba ari burasirazuba. Ikintu cyitwa iyobokamana rya Gikristo kiranzwe. Kiranzwe kirarwanwa cyane ku buryo no kumva bivuga baraguseka. None banaguseka bagaterwa iwe wabikuye ko twe twabizanye. Niyo abirabura benshi bacitse intege ngo nabazungu babizanye. Ngo nibyo abazungu kandi abazungu barimo barabihakana. Kuvuga ngo abazungu bari kubihakana, abanyafrika bakabishinja abazungu ko ari bo babizanye. Abazungu nabo bakabyishijura bavuga ngo si n'ibyabo n'iby'abayahudi. Urumva iyo ni strategy ya Satani. Erega tugeze mu gihe gikomeye cyane cy'umujinya w'Imana kugira ngo umanukira bari mu isi. Ibiri mu bungu bikorwa Imana iravuga ngo narabaretse kugira ngo bakurikize imitima yabo y'ibirimarima. Niyo mpamvu babahanga mu gukora ibyo ariko ntibabahanga mu byo Bibiliya ivuga.
hari umugabo witwaga Isaac Newton, yari umuhanga cyane mu mibare ariko yubahaga n'Imana. Nibo basantisi ba nyuma duheruka. We wabaze no kubara kabara yuko isi izarangira muri 2060. Ntabwo yakoresheje idini si yerekwa, yari umunyamibare w'umuhanga. Uzi yuko ibintu bimaze mu imyaka tubwira ngo ibintu bizaba byiza kuva muri 68 menye ubwenge, washize imyaka 50 ati ibintu bizaba byiza, bizaba byiza, ariko birashobora kugenda biba bibi. Ubu twije mu gihe gikomeye cy'akagambane ko bita the Aquarian conspiracy. Niyo mpamvu rero abantu batagomba kuvuga ngo hari ibyiza. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora turirimba ushimwe mwami. Kongeye kubasuhuza nanone inshuti zacu, bene data mwese mukurikirana ubutumwa bwiza butambuka kuri Iron TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ami bw'Imana. Turabifuriza amahoro y'Imana no guhirwa muri byose, kandi Imana ikomeze kwita ku buzima bwanyu, Imana ikomeze kubarengera ku byo mukeneye byose. Turasuhuza rero mwese muri mu bihugu bitandukanye ku migabane igize isi. Twishimiye kongera kugaruka imbere ya kamera ya Iron TV mu kiganiro cyacu Menya Nibi na Pastor Musisi. Rero turakomeje n'ibiganiro byacu. Pase, muraho neza? Murakomeye. Ndabashuhuje nanjye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nari zimaze iminsi nararwaye ibintu bimeze nka urukororo, ngeramo gusarara. Ijwi ryanjye baryihanganire, nibwira yuko uyu mwaka nubwo umwuka wera atwereka yuko wari mu myaka iruhanyije nkuko ibihe bigenda bisimbura ibindi, ariko twebwe turibwira yuko twazarushaho kwezwa no kubonezwa imbere y'intebe y'imanza, tukaba turi muri Kristo Yesu. Ibyo nkaba mbyifuriza n'abandi bose, namwe mwese. Nkaboneho umwanya wo gusuhuza abavandimwe abanyarwanda bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari mu Rwanda, abari hirya no hino umugabane wa Afurika, n'abari hirya no hino muri indi migabane 5 igize isi yiyongera ku wacu. Hanyuma rero n'abari mu birwa bya kure bizengurutswe n'amazi magari, nabo ndabashuhuje. Nkaba nanone nshuhuje abavandimwe dusangiye ururimi rwacu rw'ikinyarwanda ruhuriho n'izindi ndimi nyinshi bisangiye inkomoko nk'abarundi. Abarundi bene wacu turabashuhuje cyane, ni bamwe mu bantu badukurikira benshi kandi biradushimisha. Abanyamurenge n'andi moko yahari abaturanye ashobora kumva ururimi rw'ikinyamurenge, nk'abafurero n'abanyindu, abarega n'ababembe. Abo bose arabarwumva urwo rurimi bake, nibwira yuko rwadufasha. Hari rero abana wacu mu Kivu y'Amajyaruguru, Rwanda fone baho bose turantirwe njya kurondora amoko yabo. Imana ibahe umugisha kandi niringiye ko mumeze neza. N'abanyu bari muri diaspora nabo ndabashuhuje. Shuhuje abantu bacu bafumbira, abavandimwe ndetse n'abahororo, namwe ndabashuhuje mu gihugu cy'abavandimwe cya Uganda. Ntibagiwe abahana bahangaza bari burasirazuba bwacu, bavandimwe bacu ba Tanzania. Imana ribaho umugisha kandi bagirire neza. Pastor, murakoze cyane. Ngira ngo abadukurikiye murumva ko Pastor afite akabazo ko gusarara, ariko byanga byakunda ubutumwa bugomba kumvikana kuko tugomba kuvuga mu bihe byose. Rero muri hangana nimugira akantu uzamuha mutumvishe neza, ariko ibyo mwumva birahagije kubakiza. Pastor, wadufasha gusenga kugira ngo twinjire mu kiganiro? Murakoze. Nta kintu utakora turagije Imana yacu, Uhoraho Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, niwe Mana yonyine rukumbi yimenyekanishije abari mu isi, nk'uko yabibwiye umugaragu wayo Aburahamu. Ndagushimye kubw'uyu munsi mwiza, mpimbaje izina ryawe. Niwe Mana igira neza, igakora ibikomeye, igakora ibitangaza. Ndakwinginze kugira ngo ubane natwe muri Kristo Yesu, mu gihe twamamaza ubuhanuzi
ibyo tuvuga n'ubuhanuzi ko byadushyizwe imbere kugira ngo tumenye uko umwanzi azakora, maze bari muri Kristo Yesu dusabwe n'ibyishimo kuko tuzamunesha kandi tukazaza mu isi nshya n'ijuru rishya duteguriye. Mu gihe rero twamamaza ibi tubwira bari mu isi bamenye isi biringiye cyangwa bakoreramo iyo ariyo, kandi bite ku iherezo ryabo. Mwami wanjye bafashijwemo no guhindukira umukiza we mucyo w'ukuri w'intambwe z'ibirenge byacu, ushimwe ko wemeye kubikora kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze cyane. Pasi ubushize ubwo duheruka kwiga kugira ngo abadukurikiye turi kwiga ku ntego 21 zateguwe na Illuminati, hanyuma akaba ari intego navuga ngo harimo n'umushinga ukomeye cyane mu gufata isi bakayikora uko bashaka, kandi cyane tuvuga isi tuvuga ikiremwa muntu, kuko ibindi byose n'ubundi Imana bishyize munsi y'ubutware bw'umwana w'umuntu. Izo ntego rero nizo turimo turiga tureba uburyo byagiye biba mu isi bisohora, nuko mwatubwiye ko cyangwa se bikurikiranwa n'akanama k'abantu 300. Pase nk'umuntu ufite inaribonye mu by'isi cyangwa se muri iyi si dutuyemo, ndetse n'impinduka zose zigenda zibera muri iyi si, uko tugenda tubona ibihe bigenda bisimburana n'ibigenda biba mu isi, n'ibyo byose tuba turi kwiga. Iyo witegereje ubona aho turi kugana ni heza ni habi, ko hari abantu bavuga ngo ibyiza biri imbere. Ezimo ajya bavuga ati ibyiza biri imbere, hari ibyiza tugiye kubona. Wowe ubibona uti? Abantu bavuga batyo n'abantu bateza ubuhanuzi, ahubwo bari mu isi bakurikiye porogaramu mpuzamahanga iyobora bari mu isi, kuko urabona nk'ubu dufite intego z'ikinyagihumbi ziba zitwizeza yuko zikora kugira ngo zizane ibyiza mu isi, zirwanye inzara, zirwanye ubukene, bene nk'ibyo ngibyo. Ariko mu by'ukuri ahubwo mwibanga biriya bintu biradushora mu kaga gakomeye. Abantu rero bahora babishywa, kuko icyo twita media, itangazamakuru ndetse na education system cyangwa uburezi twahawe hamwe na siyansi na tekinoloji, byose bikorera hamwe kutuyobya, ko bifite umugambi mubisha wihishe inyuma yo kutugirira nabi. Ariko nibyo dusingiza. Icyakabaye kidufasha ni iyobokamana, ariko Satani yahateye amata ku kera. Yaramaze kuhafata. Iyo mpamvu nibyo nyamara mvuga kenshi, buriya itorero dufite rya nyaryo rya Kristo tuheruka mu gihe cy'intumwa. Rimaze kwigarurirwa rero n'igishushanyo gisengwa cy'inyamaswa ya mbere, yaje kwitwa ngo ni itorero ryitiriwe Roma, kuko ni irya Roma, itorero cyangwa n'igishushanyo cyashyizweho n'ubwami, ubwami bwa Roma. Buriya kiriya gishushanyo cyari kigizwe n'ibice, cyaje gucikamo n'ibice bibiri, nk'uko na ubuhanuzi buvuga yuko Roma izaba igizwe n'amaguru abiri y'ibyuma. Hari ukuguru kw'iburasirazuba, hari n'ukuguru kw'iburengerazuba. Ubwo ni ubutwari bukomeye, kandi byarakomeje kugeza na n'ubu. Na n'ubu politike mpuzamahanga ishingiye ku migabane ibiri ikomeye. Uburengerazuba buyobowe n'Abashinwa n'Abarusiya, uburasirazuba n'uburengerazuba buyobowe n'Abanyamerika n'Abanyaburayi iburengerazuba. Ibyo bintu ntabwo abantu bajya babitekereza, kandi n'ubuhanuzi. Twirirwa mu buhanuzi bw'abantu bikorera ku giti cyabo, ngo inzara irateye, ngo turashize, ngo kandi biraje, ngo birihuse, abantu bakarangarira muri ibyo. Bari mu n'ukundi gukora kwa Satani, kugira ngo iby'ukuri abantu babivaneho amaso barebe ibindi. Hanyuma rero igisubizo ikibazo cyawe ni ukuvuga ngo icyo gishushanyo cyaje gucibwa intege no kuza kwa Luteri.
ariko buriya Ruteri nubwo yarwanya cyane buriya ikintu yashengabaje cyangwa cyo yakozeho ni Roma ishami ry'uburengerazuba ariko iburasirazuba bakomeje kuba intact abo bita ba orthodox bafite icyicaro cyabo i Constantinople no muri Alexandria ndetse no mu Burusiya muri Moscow. Ni idini rikomeye cyane ryashegeshwe n'abakomunisiti gusa. Abakomunisiti baziye bari kubise hasi ariko ntabwo ryashegeshwe na reforms. Reforms zishingiye ku iyobokamana. Rero ayo madini yombi mu by'ukuri yahindutse yombi akora igishonyo gisengwa uko yitirirwa Roma. Hanyuma Martin Luther yakoze umurimo ukomeye wo kuzana ububyutse nkuko nabivuze. Intambara ye yamaze imyaka 300 gusa iba yinjiriwe n'imyuka iyobya. Iriya myuka iyobya njya mvuga iboneka cyane mu madini 3: abamorimori, abayehova n'abadventiste b'umunsi wa karindwi. Biriya byarogoye progress y'ubuprotestant. Abaprotestant bararangiye bahora mu mwiryane bapfa ibintu bidafite umumaro. Abamwe barapfa izina rya Yehova, abandi baravuga ngo Yesu ubwambe bwatangiye muri 1914 nibwo Yesu yagiye ku ngoma. Mbere hose ukibaza aho yarari bakuyobera. Abandi nabo baravuga ngo nibwo yagiye ahera cyane. Ibyo bikabaho. Bari abamorimori bo banditse n'ikindi gitabo kigaragaza yuko ngo Yesu abo yavugaga undi mukumbi yavugaga ngo hari n'abandi ngo mu butumwa bwiza bwa Yohana ngo hari n'izindi ntama zanjye ngomba kuzana muri uruguri ngo n'abanyamerika bari abaredindians bari batsemwe n'abazungu ngo bari nabo ngo namwe miryango ya Israel yagiyeyo. Bajya bavuga ibintu byinshi hano muri Afrika ubu ngo bavuga ko ari imiryango ya Israel yahaje. Ndetse twebwe bavuze yuko twe n'abarundi ngo abarundi ngo n'umuryango wa Benjamin ngo twe turi umuryango wa Yuda twe abanyarwanda. Hari ababiri inyuma nabyo. So ugasanga harimo za confusion zikomeye cyane. No umuntu yugarijwe n'icyago cy'ubuyobe bukomeye. Noneho ubwo buyobe ikibugamije niki? No gutandukanya umuntu n'Imana y'ukuri kugira ngo arimbuke by'iteka ryose. Impamvu tugoka rero tubwira abantu no kugira ngo abantu bakanguke hakiri kare. Ikibazo cyawe rero gisubiyeho nta byiza biri imbere ntabyo. Oya, ubu uyu mushinga turimo w'ikinyejana cya 21 kuri izi ntego 21 ubundi mu mbonera hamwe yitwa Aquarian Conspiracy mu ndimi z'amahanga. The Aquarian Conspiracy no kuvuga ngo twari turi mu gihe cyane cyitwa Pisces dukurikije ubwiru bwa astrology. Igihe tumaze mu imyaka 200 cyitwa the age of Pisces. Aho ngaho rero kugira ngo ibyo bimenye wijira mu byo astrology n'ubukonikoni bo kuraguza inyenyeri n'ibicu. Ubwo bukonikoni rero nibwo Illuminati ikoresha kuko nabo n'abapfumu n'abakonikoni. Iyo bavuze ikintu bavuga ikintu mu bwira utazi utari buhita umenya. Iyo umaze kumenya rero nibwo umenye byari byo. Ubundi the Pisces bivuze ifi. Twari turi ifi muri iyi myaka yose 200 tumaze kwiga ubuhanga. Navuze ko hari icyo bita the Industrial Revolution. Iyo yatangiye mu kinyejana cya 18 ntabwo yaje yonyine ariko yije no muyobokamana. Vuga ikoranabuhanga tuvuga gutangira gukoresha mashini byatumye umuntu avumbura ibintu byinshi. Ariko buri abo vumbuzi ntabwo bwari ubwe. Ntabwo umuntu ari wivumbiriye biriya bintu. None se kamubaze wambwira ute ko mu myaka 200 kandi simaze imyaka 1000 hari ubuvumbuzi bwabaye mu gihe gito kandi bukaba ahantu hamwe. ubwo ahantu hamwe ushatse kuvuga ni nka he? Bwabaye mu Banyaburayi gusa.
ariko abanyaburayi babuhayeho ku bantu baba muri Aziya nk'abashinwa n'abayapani. Ariko ubwo buvumbuzi we wambwira ute umuntu agakora igare, agakora moto, kajya gata akoze imodoka, akabakoze gari ya moshi, akabagendeye mu ndege, akabakoze icyogajuru. Ibyo ni ibintu byiruka abagiye hejuru y'isi. Noneho twebwe twabyitira abazungu, ko ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ari iby'abazungu, kandi ariho bikomoka pase. webera n'ibyo abadayimoni. N'abadayimoni bo babizanye. Yes, bakoresheje bariya bantu, babahitamo kubakoresha biriya bintu, kandi mu kubakoresha nacyo bifite ubundi bwiru burimo. Bariya abanyaburayi, Paul kuva yajya muri Filipi, Paul ubwo yajyaga i Filipi, Filipi ni mu Bugiriki. Bacu barasutsa cyane. No, kandi kuko ni mu Bugereki yagiye. Ni nko kuzova bakubwira ngo Palestine, ngo baba bashatse kuvuga Filistia. Abafilistia uzavuga ubutumwa bara. Bavuga ko ari Abafilistia bari bahatuye, ngo nibo bahindutse abanyapalestine. Palestine, abantu bacu bafite bararushye, kandi abantu bakwiye kubanza kwiga. So none icyo nshaka kuvuga giye usubiye hariya, Paulo igihe yatumwaga i Filipi, Imana yaramubwiye ngo reka kujya muri Aziya, imwereka kujya i Filipi. Ubundi ubutumwa bwagombaga kugenda busubira muri Aziya, ariko Imana yarabyanze, shaka ko ujya i Burayi. I Filipi ni mu Bagiriki. Buva i Filipi ubutumwa naho kugira ngo butande bugaruka muri Aziya, bwataze bugaruka mu Burayi. Bugera ni Roma ku cyicaro. I Roma y'Iburasirazuba bwagiye yuko Constantine yiyubikiye, ashyiraho icyicaro, idini rimaze kuba irya leta, naho idini rirahaba, igishushanyo cya Roma kiba hose. Ibyo si bishaka kwinjiramo noneho cyane. Abanyaburayi Imana ibakoresha mu ivugabutumwa rikomeye cyane, bahinduye isi bavuga ubutumwa bwiza. Reba noneho mu kinyejana cya 18 Satani bahisemo kubaha bwa bwenge bwe kugira ngo babandi Imana ikoresha mu guhindura amahanga kugira ngo bahindukire Kristo, yego bakoresha n'umurongo wayo. Mu Burayi hose, haba iburengerazuba n'iburasirazuba, ikintu cyitwa iyobokamana rya Gikristo kiranzwe. Kiranzwe, kirarwanwa cyane, ku buryo no kumva bivuga baraguseka. None banaguseka bagaterwa iwe wabikuye, kwere twe twabizanye. Niyo mpamvu abirabura benshi bacitse intege, ngo n'abazungu babizanye, ngo nibyo abazungu, kandi abazungu barimo barabihakana. Nkuko n'ubundi bakubwira bati abayahudi uvuga ntibizeye na Yesu, ibyo bintu bakagenda kugira ngo bace intege ubukristo. Ukuvuga ngo abazungu bari kubihakana, abanyafrika bakabishinja abazungu ko aribo babizanye. Abazungu nabo bakabyishijura bavuga ngo si n'ibyabo n'iby'abayahudi. Urumva iyo ni strategy ya Satani. Ibitabo byinshi birandikwa byo kwandamayininga iki ibi ngibi tuvuga. Abahanga bese barajya, niyo mpamvu rero bagiye gupfa nabi. Erega tugeze mu gihe gikomeye cyane cy'umujinya w'Imana kugira ngo umanukire bari mu isi. Ibirimo ubu ngubu bikorwa, Imana iravuga ngo narabaretse kugira ngo bakurikize imitima yabo y'ibirimarima. Katubasome hanyuma turakomeze kugira ngo tunarebe. Tugiye kureba Abaroma igice cyaho cya mbere, 23. Tuvuye ku murongo wa 22 niho heza gutangira. Haravuga ngo biyise abanyabwenge bahinduka abapfu, maze ubwiza bw'Imana idapfa babuhindura ibishushanyo by'abantu bapfa, n'iby'ibiguruka, n'iby'ibigeza amaguru ane, ndetse n'iby'ibikururuka. Baba abantu biyise abanyabwenge, icyubahiro cy'Imana bakikuraho, ubwiza bw'Imana babuha abantu, ibyo abantu bavuga, ibyo batekereza. Ngo nicyo cyatumye n'Imana ibareka ngo bakurikize iby'Imana yabo irarikiye, bakora ibiteye isoni, bononana imibiri yabo, kuko baguraniye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma. Niyo mpamvu reba ubu bantu babaye ibigoryi. Sinakubwiye ibintu nabonye bikansetsa, umugabo akarongora undi bagataha ubukwe bakavuza impundu. Sibyo? Umugabo cyangwa umugore yakarongorwa n'imbwa, ubwo bukwe narabubonye.
urabubonye tu. umugore rero yarongowe n'imbwa. Ibyo ni ibintu bipfuye. Urumva kandi ubwo twita ngo turi mu iterambere rihanitse. Ubu hano mu Rwanda hari ibintu njya mbona bijya bisetsa. Ibintu bakagenda bibatiza amazina. Umuntu agapfa ngo yitabye Imana, ntabwo umuntu akivuga ngo yapfuye. Baravuga ngo yitabye Imana. Uwo ari we wese yitabye Imana hawo. Umuntu yitabye Imana ari muzima. Biriya ni ibintu byazanywe n'iyobokamana ripfuye, kugira ngo babwire abantu ngo nta kibazo buriya ntiyapfuye, yitabye Imana kandi yarimbutse. Ubu ngubu umuntu ngo habaye intambara ngo abantu 15 ngo bitaba Imana, abandi barakomereka. Ibyo ni ibiki? Mbega ijambo bapfuye ntirikivugwa. Oya, ntabwo rikivugwa. Noneho hari n'ikindi cyaje. Ubu ngubu umuntu arasambana ngo yarongoye. ngo bandongora ku ngufu. Kuvuga ngo bandongoye ku ngufu, urimo nashaka kuvuga n'abasore rongoye ikibazo kirihe. Kurungura ko ari ikintu cyiza. Mu yandi magambo ari kuvuga ngo basambanyije ku ngufu. Yes. Biriya ni ibintu abantu ikinyarwanda bino bakicara rwose. Kuvuga ngo umuntu ubwo bamurongoye. Noneho kurongora usanga barabitinya, ntibakibivuga ubu ngubu. Kurongora byabaye ijambo riteye isoni. Ahubwo bakavuga ngo yagize ngo yagiye kurongora, ntibavuga ngo naka yarongoye, baravuga ngo naka yashatse. Gushaka se niki? Ubundi gushaka no ijambo ry'Ikinyarwanda. Ari gushaka n'imbonera hamwe ivuga ku muntu kubaka urugo. Ariko umuntu kuzana umugore akamushyira mu nzu, ntabwo tuvuga ngo yashatse, turavuga ngo yarongoye. Gushaka ni ijambo rya rusange rivuga umuntu kubaka urugo agashaka, yaba umugabo arashaka cyangwa umugore arashaka. Ariko bigeze kurongorwa, harongorwa umugore, harongora umugabo. Uranyumva neza? Niyo bavuga runaka yashakanye na runaka. Ntabwo bavuga ngo yarongoranye na runaka. Ariko umunsi wacyuye umugore bavuga ngo yarongoye. Noneho umuntu bamufata ku ngufu ngo bandongoye. Cyangwa umuntu yasambanye umugore w'umuntu ngo yandongoreye umugore. Nisubije ngo ndamufasha ndongorera umugore. No, it doesn't work. Ntabwo ari Ikinyarwanda. Noneho kurongora guhiruka ikindi ni ugusambana. Si byose? Ubu ngubu umuntu bano barabahanzi itangazamakuru kuvuga ngo wenda ngo yatandukanye na musambani we, baravuga ngo yatandukanye ngo n'umukunzi we. Ngo asigaye afite umukunzi ngo muri iyi minsi ngo urukundo rwabo. Urukundo si nukuvuga iki? Urumva? Bano bahanzi kazi wacu babisi bandi bano bateye imbere ngo muri iyi minsi ngo hari mu rukundo n'umuntu runaka, none ngo urukundo rwabo ngo rwahagaze, ngo twatahuye bari abaparapazi b'ibinyamakuru bishakira ngo twamuvumbuye aho ari ngo asigaye afite urundi rukundo rushya. Umuntu ari mu buraya arasambana ngo mu rukundo. None pase ubwo se iyo nayo ni strategy ya Satani yo gushaka kujijisha abantu n'ubundi. Yes, no kugira ngo ibintu bigende bizirurwa bitari bigira amasura yandi. Icyari ikintu kibi cye kuvugwa bagishakira akazina kandi keza. Byitwe ngo umukunzi kandi ni musambane we. Kinyarwanda ko tubyita. Cyangwa ni habara. Ashobora kuba afite umugore agashaka undi uruhande uwo bayihabara ari habara. Abanyarwanda bakera bavuga ibyo bintu kugira ngo bateshe batume umuntu agira ate yumva ari ibintu bikoreje isoni abyange yange kubiko byamubonekaho. Ariko niba kuvuze ngo ni umukunzi urumva yuko ari ibintu byiza. Ni byiza rwose. Nk'abari abana bo bitaga abana basigaye n'abana b'urukundo, abana bavutse bunyandara. Ariko ubundi byari bikoreje isoni. Umukobwa avuga ati nzatwara iwacu ndayindaro n'ishyano. Ariko ngo ninda zitateganyijwe, ngo ninda z'urukundo, ngo iki, none wacu bafite ibibazo bikomeye. Ukaba uri kuvuga uti noneho aho tujya ni habi gusa. Aho tujya ni habi kuko Bibiliya ikitwereka ahangaha iratwereka ngo yabare n'abanyabwenge. Ubwo nari ntandukiriye mvuga niba babaye abanyabwenge rero bikayita abanyabwenge kandi ubwiza bw'Imana bakabukuraho, Imana irabareka. Ese Imana ibaretse bigenda bite? Bagarukirwa n'ingaruka z'ibyo bakora. Ubu ngubu ikibazo cyo dufite mu isi, nabonye abantu batinya inkingo, batinya ibiki, ngo Satani ikimenyetso ngo ibiki. None ugasanga n'abahanuzi b'ibinyoma
barabashyigikira muri ibyo bintu. Abantu bataye ubwenge, abantu bakutse umutima. Ariko ndagira ngo mbabaze, kuki abantu badatinya icyaha kiturimo? Ibi bintu bikorwa byo ni iby'Imana ireba, ntabwo Imana ireba inkingo, kuko ingingo ntabwo zica ubugingo. Icyo nagisubiramo abantu bacyumve. Abantu bashaka bababeshya. Ntabwo urukingo ruzica iki? Ubugingo bw'umuntu. Ubugingo bw'umuntu buri muri Kristo. Ntabwo Kristo uri muri jye yirukanwa n'urukingo. What do you mean? Urukingo rushobora kuba rufite ibindi ruzanzanamo. Hari icyegeranyo nakoze navanye ahantu, hari urubuga rwitwa ngo ni educateyourself.org. Muri urwo ngurwo hari icyo bita vaccines. Hari umuganga witwa Moren yavumbuye yuko n'umuhanga cyane, yavumbuye yuko muri 2015 yuko izi ngingo zose tugenda abantu bahabwa zizinjira mu dutsi dutoya twita the capillarity system, mu dutsi dutoya cyane tutwara amaraso ku bwonko. So rero nuva muri zino ngingo abantu bakora, sinanze ingingo zaje zivura zirezite, ariko abazikora ni nabo bashobora guhinduka ko scientists bakora iyi system. Twarabivuze ngo scientists cyangwa abanyabwenge, katuro tuvuga biyisi babahanga, bakora system ya Satani. Niyo mpamvu babahanga mu gukora ibyo, ariko nibo babahanga mu byo Bibiliya ivuga. Hari umugabo witwa Isaac Newton, yari umuhanga cyane mu mibare, ariko yubahaga n'Imana. Nibo basanzwe ba nyuma duheruka, we wabaze no kubara kabara yuko isi zarangira muri 2060. Na 50 na 60 yarabivuze ngo isi zarangira muri 2060. Yakoresheje uko imibare. Ibyo ngibyo ntabwo yakoresheje idini, si yerekwa. Yari umunyamibare w'umuhanga. Ariko mu gihe bivuze ati twebwe ntabwo byo twamamaza ibyo, ariko yarabivuze. Nibiba bizabe byaba kandi biramaze. Kwicyo dushaka nuko abantu bamenya Yesu, ko niwe buhungiro n'umwe ntaho turi. Nese wore batuganaye imyaka 20 iri imbere tuzatumeza dute? Ni ikibazo gikomeye cyane. Sunza abankirihora. So rero for that matter turimo turareba yuko abantu baganye, abantu baratinya inkingo, ariko bagati ibi byaha bikorwa cy'ubusambanyi, basambana n'amatungo, basambana n'imbwa, basambana n'abagabo ku bagabo, ibintu maze kubishyano, amahari, inzangano, ubugome, amagomerano ari mu bantu, ibyo ntibabitekereze. Kandi Imana ubwiza bwayo barabutaye. Buryo ubwiza bw'Imana ari Kristo Yesu, niwe shoye Imana itaboneka. Babuteye umugongo, none barimo barirukanka bavuga ngo baragomba kubona ibyiza. Wabibona ute kandi uri kuroga heads n'Imana? Tugomba kumva yuko Imana niba yaramaze yaratubwiye ibi ngibi. Iravuze ngo 26 ngo nicyo cyatumye Imana ibarekera kurarikira ibyonona, ndetse bigeze ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe, kandi n'abagabo nuko bareka kugirira abagore iby'imirimo yabo yaremewe, bashyushywa no kurarikirana. Abagabo bagirirana n'abandi bagabo ibiteye isoni, bituma mubiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi ikwiye kuyoba kwabo. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ibi ngibi birimo bikorwa muri kino gihe biratuma Imana ituvanaho amaso. Abantu batinya inkingo babazwe, se Imana mwiyunze nayo izo nkingo zize, ariko mufite Kristo. Kuko iki twijuzwamo cyose nkuko nari mbivuze, ba science hari ibyo bakora. Uzi yuko ubu ngubu umuti ushobora kuvura umuntu akareba wabonetse, technology irahari. Yarabaye impumyi burundu, siriritse akabona, nta bindi byuma bamushyizemo, ari umuti bamuhaye gusa akabona. Ntabwo ari umuti, ni ibintu bagukora gusa bakinjiraniga mu bwonko ukabona n'amaso. Ibyo ni ibintu iyo ni technology iriho. Ngo ariko ahubwo kugira ngo bayikoreshe bafasha umuntu, barikoresha ubwo bica umuntu. Yes, abasiye barabifite. Noneho ibyo ngibyo iyo technology yo ngiyo ikora ibyo,
kandi bashobora no kuyikoresha mu gukora tirotire toca ni ukubaza abantu bakuramo amakuru icyakabaye gifasha umuntu ntibagikore ahubwo cya kindi kibabaza bakagikora ubwo ni ukuvuga ngo byose nibitwereka ko aho tugana atari heza ni habi gusa kuko scientists nabo ba siyansi ntabwo bakora ku bwabo barakora ku bw'umwanzi ubwo abantu bakureye amaso iri jambo ngo ibi byiza biri imbere bakureye amaso ese biri imbere ryari uzi yuko ibintu gemazemo imyaka batubwira ngo ibintu bizaba byiza kuva muri 68 menye ubwenge washize imyaka 50 ati ibintu bizaba byiza ariko birashobora kugenda biba bibi ukibaza abantu imitima y'abantu yuzuye abadayimoni ubwo ni ya misi imperuka ibirarangira abantu ibyo byo kwiringira ibyo babivaneho amaso reka twigire muri za ngingo zacu noneho dukomeze turebe nyine ibyo bibi abantu bakura amaso ibyiza biri imbere ahubwo nibahanga amaso Kristo Yesu gusa iriya raporo twasomye ubushize n'ibitaro report 2000 iyo ngiyo niteganya gushyiraho ibi twumvise byose twongeye kugira ngo tuyiyibutse kugira ngo dukomeze niyikurikira iravuga ngo by means to cause by means of limited wars in the advanced countries kushoza intambara ariko zikubita zigacengera mu bihugu byateye imbere ko biriya bihugu byateye imbere biri babure mu ntambara nibyo bipfusha abantu benshi mu ntambara uzabaze uzakora ubushakashatsi abanyamerika baguye muri Afghanistan abaguye muri Iraq abarusiya bapfuye uhereye muri za Afghanistan kera buri abarusiya barwanye intambara cyane barwana no bita abamujahidin muri za 80 those wars have been there for many years ibyo bihugu bikarwana abantu bashira twe ntabwo okay iwabo nibarwana ngo ariko abo bohereza ku rugamba n'abantu barapfa noneho bakica n'abandi bagiye babasanze kujya gutera ngo bayibitero abo rero bakavuga ngo so by means of starvation and diseases in the third world countries the deaths of 3 billion people by the year 2050 no kuvuga ngo intambara twebwe mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere third world kuvuga yuko cyakora third world ndabyemera isi ya gatatu kuko hari isi y'Iburengerazuba n'iy'Iburasirazuba hari isi y'Iburengerazuba n'iy'Iburasirazuba akabaho n'isi ya gatatu arimo twebwe umugabane w'isi w'Iburengerazuba umugabane w'isi w'Iburasirazuba n'umugabane w'isi wa gatatu ugize rubanda nyamwinshi rutazi y'uruva n'iyo rujya twebwe gahunda yacu ni ukwicwa hakoreshejwe inzara n'indwara ubu indwara zikomeye cyane ziri mu bihugu byacu nta handi ziba zino za sida za ebola ibyorezo binyuranye none ahangaha muri Afurika izi ndwara zo uzasanga twebweho zishinze imizi cyane barimo baratubwira ngo kubereka Afurika idakingiye burizahezwa hanze cyane imyaka myinshi idakingiye gute ntabwo byumva rero Afurika iyo ntabwo yitabiriye gukingirwa aheshi ibi ngibi bya coronavirus bya coronavirus ngo ntabwo iri kwitabira cyane ntabwo iri kwitabira igomba kujya mu gihano abanyafurika kujya hanze bigiye kujya bigorana kuko niyo ndwara nubwo bazabira hagaze abanyafurika bazaba mu kato kuko muri bakingiye pasi tukiri aho ngaho ubundi ubona ibi bizahagarara cyangwa hari iyindi si bigiye kutwinjizamo ni ukuvuga ngo ibi bintu ni umukino ukomeye cyane ari abakingiye nta cyiza bafite abadakingiwe nabo bagiye kurushaho no kubabara nibabuzwa uburyo bakabuzwa bakabwira ntabwo hari ahandi uzajya gutwara y'ubukerarugendo azarwara urugero batangiye no uvuye ngo ajye Burayi nawe akiba ikibazo urumva n'ubugira ngo ni uburyo bwo kutwica mube hariya mufite ibibazo none kandi bashore mu ntambara ko iyo mufite ubwigamburiro murarwana ubundi ubona hari igihe kizongera kubaho abantu bakongera kubana basabana nk'uko kera byaba bimeze mbere y'iyi coronavirus
ntabwo byakunda kandi hari ikindi cyorezo nabonye bakina muri filime kigiye kuza ni ikindi cyorezo aho abantu bazabera nk'abasazi ibikundi byabo za mayibobo bikajya biruka nk'abafata abagore bakagenda bakaba ibyo bita kidnapping bagafata nk'abagore ku musozi ahangaha abandi bagafata abantu b'abana abandi bagafata abasaza noneho polisi cyangwa igisirikare kikajya kibashakisha mu kujya kurukura ba bantu kibakure amaboko y'ibyihebe ibintu byihebe bigiye gusakara abantu bajya baza basakara nk'aha ku musozi bafata abana b'abakobwa bafata ikiba cyangwa abagore b'abantu bavuga ngo babatwaye ese n'ubyo byumva mu bihugu byinshi ibintu byo kwikidnappinga bigeze kure bafata abana bagasaba amafaranga sinzi umuntu ejo bundi twaganira bati ahubwo ibi bigiye kutwinjiza mu yindi si nshya tudasubira mu mibereho nk'iyo twabaga mu kera ntabwo bikunda kuba ngo abantu benshi ni nayo ngingo tugiye kwigaho ya 9 ya 10 ni ukuvuga ngo hagiye kubaho ibintu by'akazi kubura inganda nyinshi ziraza guhagarikwa serivisi nyinshi ziraza ko abantu baba badafite akazi kutagira akazi kwa benshi bigiye kuba ikibazo ni ukuvuga ngo iyi ngiyi twarayisomye tumugiye kugira ngo gutinda cyane nk'amasaha aragiye iravuga ngo iyi gahunda yakozwe bayihaye utuga Cyrus Vance kugira ngo yandike inyandiko y'uburyo jenoside yakorwa muri ubwo bwicanyi iyo ni ya ntego ya 10 ya ntego ya 9 kandi iyo nyandiko yaje kuyikora ayita izina ryitwa Global 2000 Report niko yayise kandi yaje kwakirwa n'uwaze ari perezida wa Amerika witwaga James R. Carter hanyuma n'uwitwaga Edwin Muskie wahoze ari umunyamabanga wa Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga hanyuma icyo gihe niwo murimo yakoraga bayakira on behalf of the United States government bahagarariye leta ya Amerika byumvikane ko n'izindi za leta zo kwisi zagiye ziyakira muri ubwo buryo kuko ntabwo leta imwe yabyakira noneho ahubwo ahangaha bo bagaragaje ku ruhande rwa Amerika kuko iyi nyandiko tubona yateguwe n'umunyamerika noneho yari umunyakanada ariko turabona yuko yagize turabona ko yavuze aho ibintu yabiboneye ubwo no mu bindi bihugu barayakiriye kuko bagomba kwakira ibintu bategekwa ntabwo ari ibintu bahitamo under the terms of the Global 2000 the population of the United States must be reduced by 100 million by their 2050 niba gahunda ari ukwica miliyari 3 z'abantu bitarenze umwaka wa 2050 miliyari 3 Amerika igomba yo ku giti cyayo kuri iyo raporo Amerika bayihaye igomba gutakaza abantu miliyoni 200 uko mugora afite miliyoni zijya muri 300 igomba gusigara miliyoni 100 no barabihaye bayibwiye ko igomba gusigara nabo bantu miliyoni 100 ubwo se abayobozi bayo barabizi kandi rero bakiriye raporo wari perezida ni wakiriye raporo ibi ngibi bagomba kubikora n'itegeko ubwo ninde perezida wari uriho yitwaga James R. Carter ubwo ni muri kangahe yategetse muri za 80 none bari kugenda babizana urabona ko turi kugenda tubyinjiramo bagiye kubisohoza cyane ni nawe perezida ubu ngubu nubwo aracyariho n'umbantu bashize kera barambye ntabwo arapfa kandi yategetse only one term yategetse intu z'igihembwe kimwe ariko ibintu yakoze birakomeye yashyiriweho kugira ngo yakire ibintu bikomeye nk'ibi wenda abandi bajya kubikunda nk'uko ureba Trump yategetse igihembwe kimwe ariko bagamije kugira ngo agarure urwangano hagati y'abirabura n'abazungu kandi nabyo bitangwa ni Black Lives Matter byaje ku gihe cye yaragikoze ni naho wabonye abirabura batangiye kongera gutotezwa abantu bagiye no muri White House bakayigabaho igitero hari ibintu biba abantu batazi ibyo aribyo none rero kubera izo mpamvu ahangaha mu gihe bikozwe tumaze kubona ibi ngibi ese niba Amerika igomba gusigaza abantu miliyoni 100 u Rwanda rwo ruzasigaza bangahe kuko nabo bagomba kuba barateguwe ubwo se ni nk'ibihumbi 100 ahubwo ese jenoside se badukoreye ni muri yo gahunda n'ubundi
noneho ahangaha bamara gukora ibyo, ikintu kizakurikiraho muri iyo gahunda hariya, iyo ripoti ni y'imyaka 50. Ariko noneho tugiye kureba ido n'ido ibyo bagenda bacamo, ibyo bazakora. Icya mbere aho ni ku ntego ya 10 noneho twijina to weaken the moral fiber of the nation and to mobilize workers in the labor class by creating mass unemployment. Ngo ibihugu byinshi bigiye gucibwa intege z'uko byabagaho bize mu kubita hasi ubukungu bwabyo, cyane cyane biriya bihugu bidepanda ku nganda, bishingiye ku nganda. Ubukungu bwabyo bigiye kuba digitalized. Inganda zikoresha imashini zizakoresha computer. Ni nayo mpamvu abantu bagomba kwiga ubumwe ibintu byo bita ngo ni AI, artificial intelligence. Nukuvuga ngo abantu bagiye gusimburwa n'amarobo. Abazabakora n'amarobo bo bazajya bayakoresha ari uko nabo ubwonko bwabo babufashe bafatanyije na computer kugira ngo bashobore kujera amarobo. Amarobo ntabwo ari abantu, azabagendera kuri gahunda bahawe. Abantu rero bayayobora kugira ngo akore neza imirimo, bamanaginga ibyayo, bagomba kuba nabo ubwonko bwabo baramaze kuba nabo n'amarobo, n'amarobo mu bundi buryo. Kuko ubwonko bwabo bazabakora icyo bita enhancement, babe icyo bita superhumans. Ntabwo ari abantu basanzwe. Ubwo gice kimwe ni nk'irobo, ahandi ni umuntu ufatanyije, ubwonko bwe buzi gufatanya. Abo rero bazaba bafite akazi no bazakora. Rubanda rusigaye wapi? Ntabwo bazaba bakora, bazatakaza akazi kuko akazi ntabwo bazaba bakeneye machines. Iyo periode ya machine yatangiye mu 750, ubundi igeza mu 950, n'imyaka 200. Uhereye muri 50, cyane cyane nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, hatangiye gahunda nshya yo bita the digital paradigm. Gahunda yo kuva mu gukoresha machine tujya mu gukoresha computer. Niko yatangiye. Ubu rero tuyigeze kure. Aho tuyigeze ubu niko niyo mpamvu ibintu byihuta. Ibintu byose bijya muri computer. Computers zirakoreshwa ku buryo bashobora kuzikoresha bakohereza igisasu cyo kubitanga abantu. Izi by'imashini bibomborekana byohereza imyuka mu kirere ntabwo bazabikora, kandi bagenda babituka ngo nibyo byohereza imyuka mu kirere. Rero yo bikoresha by machine. So icyo bita industrial zero growth nimara kugira mu Burayi abantu benshi bazatakaza akazi, ibihugu bizatakaza imbaraga. Muri Afrika twari tugifite twebwe agahenge kuko batatwishe nabi ngo kuko ikirere nacyo barakinjira, kuko baravuga yuko muri 2025 naguye yuko hazaba inama y'abadayimoni. Ariko hari ikintu kizaba icyo gihe kindi kizwe, hazaba icyo bita owning the weather, ku buryo ku mugaragaro abantu abasiyansi bari abagabo bazafite ubushobozi bwo gutegeka ikirere, aho imvura igwa n'ahitagwa. That's owning the weather. Ubu bari barabigerageza, niyo mpamvu urabona tugira uti ibihe birahindagurika, ariko iyo umaje ngo ariko birahindagurika kubera niki, usanga kureba gusa ntafite igisubizo. Wajya kumva barakubwiye inama, bakubwira ngo nimwige kuhira, mujye kuhira imyaka. Kuhira ariko ni ikintu cyoroshye, ndekira kazi harimo imvune ikomeye cyane. Ngo twige kuhira ngo ariko ni kuki ibintu bihinduka. Ngo kubwira ati ni umuhanga mu by'ubuhinzi, ariko ntazi impamvu. Ibintu birahinduka bigana habi kubera ibyo. Niyo mpamvu nakubwiraga ntabwo ari heza aho tujya. Noneho rero ibyo hazaba abantu kubera yuko bazababuza akazi, cyane cyane ibihugu byateye imbere, baziyahuza ibiyobyabwenge n'amayoga. Ibiyobyabwenge n'amayoga bizaba on the rise. Ukuvuga ngo the use of the land will be encouraged by means of rock music and drugs to rebel against the status quo, thus undermining and eventually destroying the family unit. Ni ukuvuga ngo
kubera ibyo bintu urubyiruko ruzishora mu kubyina. Niyo mpamvu ubu ngubu byatangiye. Ubu urubyiruko reba n'ureba iki kuri za televiziyo, ababyina bahennye, ababyina bagize nta n'umuntu ukibyina ibintu bigaragara. Ubu ruvuga ngo bagiye kujya mu bintu bya rock music, kubyina, barashaka kuba abahanzi, n'ibiriya bareba kugira ngo bibarangaze. Nabyo nibabyinjiramo ibyo ngibyo bazaba imayibobo zikomeye cyane, zitagengwa n'umuco, zitagengwa n'iyobokamana, babibisare biraho. Bariya abana bajya bavuga ngo nta gikwe, ngo nta no kuramba imyaka 100. Biriya no itangira ry'ibimenyetso. Umwana yarambwiye w'umukobwa asanze ndamusiko umwana wanjye uri kora ibiki, ngo nta gikwe. Bagenzi ngo nta gikwe, ngo nta n'imyaka 100. Nibwo nabazaga abantu baransobanurira, kandi byazanywe n'iyi corona. None ntabwo ari umenye ibyari byo. Ashwi. Ubwo rero nukuvuga ngo ahantu ibintu bigana bino biratangira. Urubyiruko rero kubera ko urepfo na ruguru ngo bazatangira kurwanya amategeko ariho n'umuco twari dusaye dukora. Ibi byo kubaho abakobwa bagashyingirwa, abahungu bakarongora biveho. None batangire kubaho nk'inyamaswa zo muri pariki. Icyo gihe cyo bita family unit kizavaho. Family unit ishingiye ku bukirisitu. Ni intego ya 3. Wibuke neza muri za nyigisho 10 za Charles Bailey igomba kurwanywa. The family, intego ya 3 has to be destroyed, ishingiye ku bukirisitu. Aha rero nibo bwa busazi, ubwo bumwe bw'umuryango fini uvuga ngo uyu nguyu avuka na runaka na bene ba runaka bizabirangiye, no kubyara ntacyo bizabikiri ngombwa. Kuko abantu ubu ngubu kankubaze uzi ibintu byaba erega bino bintu n'ibintu byo kugerageza, icyo bita trials cyangwa na mu Kinyarwanda ni igerageza ry'ibintu umuntu akabigeraho. Muri imyaka 2 ya corona abana batwaye inda z'indaro, si mu Rwanda honyine, hano hanze mu bihugu bidukikije ibintu biracika. Hari univuga abana bazi imyaka 2 batiga ariko bose batwaye inda. None nabonye mu gihugu hano cya Uganda habaye ishyano, umwana imyaka 15 yatwitse umwana imyaka 12 inda, none habyara impanga. Kuki ariko uruve isiraga naye mu myaka 15 ubundi yakaba yatera umuntu ndagise byumva neza. Ubu ngubu baraho kandi biri hose biri haje, kandi abantu barakennye kuriya n'abana gusubira ku ishuri biraza kugora. Ubu ngubu baza uzareba itangaza nka nyuma y'icyumweru uzareba abantu basuye ku ishuri hano mu Rwanda ni bangahe kugereranyije n'abigaga bwa mbere. Ibyo no kubera ubukene bitiruka he n'ubukene bw'ababyeyi benshi, gushaka ya mafaranga ni ikibazo. Umwana asubire ku ishuri, ubu tugeze mu gihe cy'imisoro, turasorera ibintu binyuranye, n'abana bagiye ku ishuri. None rero icyo tuvuga ni ukuvuga ngo ibyo bintu barimo baragerageza, baravuga ngo ibihugu byikubise hasi habiki ubukungu. Icyo bamenyereje yuko kwiga ariyo nzira yo kubaho k'umwana n'umuntu wese. Ubu rero ni ukuvuga ngo uyu muntu yo kwiga kumuteye ikibazo, bikaba ikibazo hazi bita apathy, gucika intege. Abantu bakaba nta byiringiro byo kuba bafite. Ya ndirimbo umuhanzi nubwo najya nkunda kumva ibyo abahanzi babyina, ariko uriya we ngira ngo nibura yagerageje. Umuntu uririmba indirimbo ngo twanguzo diplome bavuga ngo turazifite. Ngizo diplome dufite turazifite, bavuga turazifite. Sinyamenya amazina yabo ariko urabazi. Hari wari indirimbo y'amarape ngo yo mashuri bavuga ngo twarayize, ngo za segonderi ngo twaraze, ngo za kaminuza bamwe twarazize. Abo nta kazi bafite, baho bagiye basaba experience, uburambe. Ariko noneho rero uwo muntu yaririmbaga iyo ndirimbo ari avugira mass benshi bari muri yo kategori, kandi koko ntibakireba aho mu barize, ahubwo ni uburambe. But it's okay. Ariko bashobora kubikoresha mu buryo bunyuranye. Bashobora kubatera ngo dukeneye uburambe, turashaka amaraso mashya kubera inyungu bafite. Iyo group akayirukana. Noneho igihe cyageze bakabata ariko murabizi ntabwo tuyikeneye bya bindi, ahubwo turashaka n'uburambe. Cyane cyane ko
mu bihugu byinshi bafite icyo bita middle class baba bashaka abantu bafite uburambe mu kazi kuko bo ni abantu middle class ni abantu bafite za sosiyete amakampani abaki ntajya gufata akazi cyo gaho umuntu utazi gukora erega nawe urabikora iyo uzanye umukozi mu rugo uramuza ngo haraho wigeze gukora ntukimbaza se ngo wumve ko nibuza afitemo uburambe ubu ugiye ukora iwanjye ngomba kumbaza ibintu bibiri by'ingenzi ufite nivo y'ingahe y'amashuri kugira ngo utaza gufata ibase yamesemo ibyo ari wasanga ntibashyizemo n'ibyombo ibyo ntunishyano si we ubwo rero kuko bameze batyo abantu abaturage baracyameze batyo usanga ibase yamesemo imyenda niyo yahinduye n'ibyombo muriramo akaba aribyo agiramo bambaza ngo atari kuri iwacu ugenda uko mbizi niko tubikora iyo yagiyeho mu ishuri nibura afite amashuri 3 yisumbuye nibura aba yumva yuko ibyo wenda bitaba ari byo niba nawe umukozi wo mu rugo umubaza ibyo kuki umuntu ufite kampani atabaza umuntu Rose Pasi iyo si ya system watubwiye y'uburezi kuna abantu bashyiramo iyo system yo kubakontorora ku buryo bakora ibyo bigishijwe mu mashuri ukwiga generally speaking ntabwo ari kubi harimo ibyo twiga bitugira umumaro kwandika kubara guhura ibyo byose turabyiga kumenya hygienical imibereho ushingiye kuri kwisuku si byo icyo rwose nibyo ariko uko tugenda twiga imyumvire yacu imyumvire ijyanye n'ukuri kw'ibyadukiza twe nicyo tureba umuntu naba atangiye kumva yuko akazi yize ariko kambereye Imana diploma afite Imana akayitera umugongo biba yibaye ikibazo none ajya kumenya bwa bwenge yize ni ukuvuga imyuga yize cyangwa profession yize usanga uwo muntu mu by'ukuri ni porogaramu bamushyizemo ubu ndavuga bize ku rwego rwo hejuru kuko bari bize ku rwego rwo hejuru bakaba batubera amaso ariko ibyo bafite abantu bafite za doctora professors what those are programs ibitabo basomye bifite bibena biratana nabyo nibyo byabahawe kugira ngo bashobore kuba abagaragu beza bigisha bya bindi bahawe the elite intellectual elite babandi bize badufata nk'amaso yacu usange ntacyo bafite cyatufasha kuko situation nk'iyi yije tumera kimwe iyo situation nk'iyi ije imibereho nk'iyi yije nuwaze buri muntu wese n'uwize bamwe usange turi bamwe ntacyo tuzi twese kuko ibije biri ku rwego rwo hejuru ariko bafite umwuka wa Kristo ibyo barabimenya niyo mpamvu dushaka ko abantu bacu bajya ku rwego rundi rw'ubumenyi nyarwo ariko iyo uhuye n'umumenyi wize ubwenge busanzwe noneho ukamwinjiza muri iki biba byiza afite urwego ruhanitse rwo kumva ibintu birumvikana nka kora kabapahuro uko bari bameze so rero tumaze kubona icyo kintu cyo bitangwa ni ngo the youth of the land will be encouraged by means of rock music and drugs to rebel against the status quo. Urubyiruko nta kindi rwo ruzirukangira kuri rock music, ibi byo kurapa mbese ibintu byo kubyina, aho nibyo bigezweho muri iki gihe. Urubyiruko ruzarukora mu bushakashatsi, urebe indirimbo bumva, uzarebe no harimo amagambo y'ubwenge, indirimbo bavuga icyo baririmba. Niyo mpamvu ngo abantu bose babijyamo. Satani yarabikoze, ntabwo bikiri ku buhanzi, ku buhanga. Oya, no muntu munyusa kugira technology kuba umuhanga mu kucuranga gusa no ku mixing, hano ukavuga ibyo ushatse by'ubugoryi. Kizi gusinjyana ibituma umuntu abyuka kiyukanga. Nibyo kabisa. Noneho ba bantu bakora bafite icyubahiro bitwa abahanzi. Erega rero nawe usanga umuhanzi ashobora kugenda imodoka akagonga nk'ikintu ugasanga aramwitaye. We mwori muri cyane umuhanzi runaka. Kandi abafite groupe y'abantu bamushyigikiye ku buryo ugenda kumukoraho igipfunsi cyavuga na polisi. Urumva neza afite abamushyigikiye. Noneho abo bantu bamushyigikiye biri mu nyungu zandi, biri mu nyungu z'abatware bisi. Abantu kugira ngo aba mupira bafana imipira, ugasanga byabatwaye ubwenge, barimo bakanabirwaniramo. Kuva ngo abantu barwanye mu kibuga barapfa ziki. Rival teams, ugasanga abantu ntabwo bumva ibintu. Ugasanga umupira ejo nahoze numva
hari umupira wo muri Cameroon ejo yatangiye gukina umupira. Ejo Cameroon yakiniye na Burkina Faso. Ubundi abanyakameruni bavuga icyongereza navuga igifaransa barahanganye. Ngo ariko ejo barishimye bose bari kumwe kubera umupira. Umupira urabahuje. Ubahuje kubera iki se? Kuko nari igihugu cyabo gikinnye ubwo babaye umwe. Ariko ejo bazapfa ibyo batandukaniyeho. Ucyongereza ariko byarashye n'ubusazi. Kinje nibaza. Abantu bapfa icyongereza n'igifaransa. It's very bad. Ni ikibazo gikomeye. Kubera iki? Byavuye mu bakoloni. Kuko abakoloni Cameroon buriya Cameroon yose yari y'Abadage. Yes, nyuma y'intambara ya mbere isi yose igice cy'uburengerazuba gitwarwa n'Abongereza. Bagitegeka nka British Cameroon, East Cameroon. Abafaransa batwara iki burasirazuba. You know what happened? Ibyabaye urabizi. Ubwo ngo bakiragezwa na ONU. Kigenze barakibaha kiba igihugu kimwe. Ariko igihugu kinini umugabane munini bavugaga icyongereza, bavugaga igifaransa. N'imirwa minini cyane nka Yaounde, nka Yaounde hariho n'ahandi yitwa sindaza kwibuka imijyi yaho mikuru iri muri the French speaking part. Noneho hari akantu bakoze keza, bafashe icyongereza n'igifaransa bakajya babyiga bose baba babizi. Ariko kibabaje ugasanga abavuga icyongereza bari barukwabo. Twebwe rero kumenya ngo nabahanga, twebwe abanyarwanda n'abarundi na Tanzania twari igihugu cy'Abadage. Abongereza nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose batwara Tanganyika. Twese twari Tanganyika n'urugero, ariko igice kimwe cya Tanganyika kinini bagiha Abongereza. U Rwanda n'u Burundi kuko bari bafite imiterere yabo yihariye batwawe n'Ababiligi. Independence igeze ntabwo baturetse ngo tube hamwe kandi ibyo byaka kudufasha. Baradutandukanya igihugu kimwe kiba kibayemo ibihugu bingahe? 3. Akabana abagabo n'abagore. Noneho u Rwanda bari bararupimye barutuwe n'abantu benshi, barukorera gahunda ya za genocide. Bari n'ibintu byabaye mu cyamagana 850. Uko bizamera uko bizaba babizi. Kuki bataturetse ngo tube igihugu kimwe? Byose barabipanga. Twebwe baza kutureka n'abarundi tukabona Tanganyika nta kibazo twakagize ko byakaye bidufasha. Ariko dufite ikibazo ko badutandukanyije. Noneho bari abo bashyize hamwe, ubu bafite ikibazo yuko bashyizwe hamwe. Bari abo n'abantu bafite ibintu ahubwo aho baraturijije. Inyungu ziri heye? Cameroon yakaba ari igihugu kimwe. Abavuga icyongereza n'Igifaransa iyo kuba kinini kikagira abantu benshi niyo bifite agaciro. Ariko barabipfa. Bamwe bari yabita ngo n'Ambazonia, bari bavuga icyongereza barashaka kwigenga bakagira repubulika yabo. Baravuga ngo barahezwa ngo mu mirimo ngo mbiki. Ariko guhezwa n'abari bavuga igifaransa n'abantu bameze neza bose. Byo ngo byatuma abantu bicana. Ariko niba afite ubutaka nkayinga, hari umugore ubayo bagenda bankurikira. Yarambwatisha ati nahanga hari ibitoki ari biki, ariko ibitoki by'inyamunyo ntibihaba. Atari ubutaka ati rwose ati yaba twagiraga abantu bafite bene ubwo butunzi bakaba rubarwana bararyana. Kuko ni umurengwe. Urumva? Hari ibitoki by'imizuzi by'ibyo barya. Naravuze wazafata y'agasambu. Ati reka bakwica. Urumva neza? Atari abanyarwanda bamaze kwamenyera nta kibazo. Noneho rero gihe cyo ashaka kubwira isi kugira ngo uzamenye formulaire yayo ni ikibazo. Twebwe abari bafite amahirwe dutitsibarwa n'Abadage dukomeza tukaba turi kubona Tanganyika. Tuba dufite igihugu kinini, dufite ikibazo cy'amasambu kidahari. Na bya genocide niba byarabaye. Genocide ga kimwe mu bintu byayinkarigize no gufata amasambu y'abantu. Nguriya napfa natwariwe. Ngo ndatwara abahanje ninda nini. Ariko nini shatse wayikuramo n'ukuramuka. Urumva? Akumva yuko umuturanyi we yapfa akagira ate?
ya samba akayitwara kuko ubwenge bwo bugarukira naho kandi kuko siho honyine nuko n'ubundi bamukoreye aho kadomo ntashobora kukavamo. Uzi yuko hano mu karere baratwanga twese. Kongo barakurebaho ba Rwanda, Uganda nuko, Tanzania ba Rwanda na bene bacu b'Abarundi dusangiye ibibazo nabo. Umunyarwanda aragahumigwa ukibaza ariko sinzi ko ibintu bimeze. Noneho kuki babikora se? Iriya ni porogaramu yatangiye. Abanyarwanda bigeze gushaka gukora federation ya Kongo na Kongo Mbirigi, Burundi n'u Rwanda. Bigeze gushaka gukora federation ariko ntibayikora. Kuko ntibagomba kuyikora ko byari mu nyungu z'Abanyarwanda n'Abanyekongo ubwabo. Erega bari Abanyekongo bakeneye abandi bantu babajishura. Bashobora kumva ikintu bakavuga atari ku ibintu bano baratugira. Apana guhora muri muzika gusa. So rero icyo bivuye nuko Abanyarwanda barafite umuco, barafite niveau y'imyumvire, barafite ubutegetsi bamaze igihe kirekire, nabo bwabo bari bashaka. Erega burya Abanyarwanda wenda nyivugeho gatoya, hari ikintu ubushakashatsi nakoze. Najyaga nandika ibintu byo bita nanifite programme yitwa imizi y'amacakubiri. Najyaga nyisha kera. Nasanze Ababiligi basanze u Rwanda rurimo ruhinduka empire, rurimo ruhinduka empire. Rumaze kugera muri Kongo ahantu hari ni rugeze Uganda, rugeze he. Iyo spirit rero barayibonye basanga bagomba kwikwenkinga, bagomba kuyica. Abanyarwanda bamaze kugira bafite inzego n'ibiki byose. Soko Abanyarwanda bari intungane ko gutungana muri Kristo Yesu. Ariko tugiye muri ibyo ngibyo bijyanye n'intuza, bari baraje basanga bashobora kuba rivals babo. Bashaka rivals ni ukuvuga abantu mbese abakeba. Bashaka rero kugira gute kubakuraho muri ubwo buryo. Abanyarwanda uzi ko bageze muri Kongo b'impunzi bakajya babahemba amafaranga menshi ngo nk'aba expert. Uzi cyo bivuze se? Kwari kugira ngo Abanyekongo babareba n'ishyari yuko atari bene wabo. Bo barabaheba amafaranga aba expert. Babangishe iyo urwo rwango ruhabe. Babatera ishyari abene gihugu. Kandi twese twari bamwe s'Abanyarwanda bari bariziki ko n'amashuri bundi zakisha zero yaratangiriye. N'ibintu byinshi umuntu atajyamo, ariko iyo ni gahunda y'abantu kutugira nabi. So iyi gahunda rero iyo ni ingingo ya 10 tukiriho. Tukiriho. The Aquarian Conspiracy niko yitwa. The Aquarian Conspiracy yatangiye muri 2012. Ubu twavuye muri Pisces, wibuke nawe ko twari turi muri cyo bita periode y'ifi. Ubu ngo turimo turinjira periode ya nanone iri y'ifi jyanye n'inganda no gutera imbere muri siyansi. None iyi ngiyi ya Aquarian ni y'amazi. Ifi yogera he? Mu mazi. Ubu turi muri y'amazi ubwayo. Kandi amazi mwandi gahunda bivuze umwuka. Ni ukuvuga ngo barimo barashaka yuko ku ngingo ya 4 muzasube mu nyigisho za RSB. Mu nyigisho zitwa the 7 teachings of the new age. Ingingo ya 4 iravuga ngo abantu bagomba guhuzwa kugira ngo batere imbere nyoko muntu. Igomba kugira ubusabane n'imibanire ya hafi ngo ni isi yo mu myuka. Isi yo mu myuka iri hehe? Ingingo twarazize pase. Oya, ntabwo twarazigize rwose. Izo ngingo zirirwa amasomo 7. Ayo amasomo 7 ayo ngayo yitwa amasomo ya new age. Ariko naho twabivuzeho sinavuye ko tubashaka Kristo kumuhindura. Tugeze kubwiraho usa nkaho ugenda uvuga mu mazina yayo gusa. So therefore barimo barashaka uburyo twebwe nk'abantu tuhinduka, aho kugira ngo turamye Imana tukaramya babari tugomba kurwana nabo. Paulo yabavuzeho. Kabaro turangiriza Abefeso 6:13. Ariko reka tuve ku murongo wa 10 kugira ngo babyumve neza. Ibisigaye mukorere mu mwami wacu no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, abo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima
n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mushobore guhagarara no gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Aho kantu urakumva neza? Tuhanganye imyuka yo mu kirere. Noneho abangaba bari baradutwara kugira ngo dukorane nayo, abari tuyobora, aho kurwana nayo. Aho kurwana nayo ahubwo dukorane nayo. Yes. Nidukorana nayo biravuze iki? Ntabwo tuzakorana nayo dukurikije iyo nyigisho irasekeje. Baravuga ngo niyo bazajya batuyobora, icyo bita instruction and guidance. Kutuyobora no kutwigisha, kuko instruction bivuze kwiga cyangwa kubwiriza cyangwa kuyobora, and guidance ni umuntu kukurandata. Niturandatwa n'ibyo ngibyo tuzabira dute? Bizaba birangiye. Ni ukuvuga ngo muri ya kamere muntu uko Imana yaremye umuntu bizaba birangiye, nta hantu uzaba ugihure n'uburyo Imana yakuremyemo. Uzaba ufite ibintu bibiri bibi. Icya mbere uzaba utandukanye n'Imana, ko uzaba ukora Satani ku mugaragaro. Icya kabiri n'ubwenge bwawe buzaba bupfuye, ibyo ukora utabizi. Kuko ndakubwiye ngo abantu benshi bari abantu bazafasha tekinoloji ikajya mu bwonko bwabo, naba bafite akazi, ariko none nyamwinshi ziyahuze ibiyobyabwenge. Bashobora no kutabashyiramo wenda inzira y'amashini zo kugira ngo ubwonko bwabo bugere ku rwego abazagira amahirwe yo kubihabwa, nabyita amahirwe, nibo bazitwa superhumans, babandi bakora n'ibirobo. Ariko abandi basigaye bazaba barishwe n'ibiyobyabwenge. Nose bakwica wawe umaze kunywa ikiyobyabwenge, umaze kuba useless, ntacyo uzaba ukimaze. Ariko umuntu ubwo ntubibona. Hejuru umwana w'umuhungu yahetse umukobwa kuri moto, amubwira ngo agiye kumuha amafaranga kuntuza kuri telefone. Arangije amujyamo kandi bwari bwije yirukanka kuko amasaha yaragendaga kugira ngo kafyu igihe kitaza kumufata. Uzi cyamubayeho? Yakanze ashyiramo gusa andi magambo ntamenya yariyo, naba yaramwise ngo sheri, naba yagize ati arohereza. Undi yumvise izogera yibwira yuko amafaranga mu aje reka azagere hirya, asanga n'umwuka gusa. Biriya n'ububandi. Ntabwo umwana w'umukobwa bakoraga ibyo, ariko ubu nibyo bakora. Barifatanya n'abajura, barifatanya n'iki, aho ugasanga abagabo nibo bagiye gukorwa n'isoni. Umugabo niwe wibombarika. Igitsina gore ki, ibintu biteye ubwoba. Nkaba rero ushaka kugira ngo tugarukire aha. Iyo ni intego ya 10 dusorejeho. Dusoreje ku ntego ya 10. Twijeye noneho kuzaba twiga ibindi tureba uyu mushinga dukurikije iriya raporo twise Global 2000 Report. Iyo niyo twijiza rero iyo raporo kuyizamo ibi dukorerwa, nibyo twitwa ubugambanyi cyangwa akagambane ka Aquarian. Kigiye twijemo muri 2012, ubu twije mu gihe gikomeye cy'akagambane ko bita the Aquarian conspiracy. Nicyo gihe twinjiyemo, icyo gihe twije. Niyo mpamvu rero abantu batagomba kuvuga ngo hari ibyiza. The Aquarian paradigm cyangwa the age of Aquarian is a conspiracy, ni akagambane. Ibyo dukora cyose ni ukugambanirwa, badukura ku Mana basubiza. Tukiri aho ngaho, hari amagambo adusomeye mu Baroma bwa mbere, kubera ko ngo banze kumvira Imana. Umuntu iki cyatuye Imana ibarikira ngo bagume muri ibyo bidafite umumaro, bononane bagire bati. Yaba izari ingaruka kuko zirimo kubaho zuko abantu banze kumvira Imana, Imana ikaba yarabaretse bakaba kurushaho kwinjira mu bibakurana n'abadayimoni. Imana irabareka nk'abantu nyine bisi, ariko Imana no ita kwitorero ryayo. Niyo mpamvu tugomba gukora uko bushoboye, dutumirwa n'amadini. Kuko amadini afatanyije n'iki? Afatanyije n'inyamaswa. Amadini rero kuko amadini arimo adushira igishushanyo gisengwa, amadini yagiye gukurwaho kuko barimo barayagambanira ariko ntabizi, cyane cyane abaprotestant. Kuko nibo bagambanirwa, barifatanya n'ibizira. Nabonye uriya mupasiteri wapfuye ejo bundi yarambabaza cyane. Uwuhe? Desmond Tutu.
wo muri Afurika y'Epfo yaravuze ngo ijuru ritakira abatinganyi ntazarijyemo. None uko rero yarabivuga, ariko ubu yarapfuye abantu bose bakumva baravuga ngo ariko ngo ye baba we ngwishyano. No, taraducitse umukozi w'Imana, umukozi w'Imana w'igitangaza. The guy is an illuminati agent. Umukobwa we yari umutinganyikazi, yarongowe n'umuzungukazi, barabushingira kandi yari pasiteri. Idini cyakora ryanga kubyemeza nubwo ati bitari ngombwa, erega bagenda bapfa buhoro buhoro. none se base yabari wa wundi werutse gukorana ubukwe n'uwo muri Kenya. Abo ni abandi, abo ni abagabo. Ako South Africa ko numva hari ikibazo gikomera. South Africa hari ibintu bikomeye cyane. Bose bashyira itegeko umugabo agomba kurongora abagore ashaka. Hari imikorere hejuru cyane, bo ibintu barabyihutisha. None arapfuye rero, none arapfuye, ku isi yona iri mu cyunamo. ubu bari mu cyunamo tumukozi w'Imana. Twese twakunamira yuko umuntu apfuye. Ntabwo ushaka kuvuga ko yitabye Imana, ariko ngo yapfuye. Kupfa ni ikintu kibi. Ariko umuntu wari imbere ariwe maso y'abantu kuba avuga ibyo. No ibare ibintu byararangiye cyane. Kandi ubwo ari muri Anglikani, ari bakaba ari bamwe mu baporoso bacu. So igiprotestant naho cyarapfuye. Kuko nibo batangije gahunda byo kwimika abagore, kubaha umuntu y'ubushumba nibo babitangiye. Ni bamwe mu babitangiye. Okay. Bano barokore bo by'amacyaki byo byarahindanye n'umwanda. Bo babikora ibyo bashatse. Ariko hariya uko ni idini riba rifite gahunda kugira ngo bazahindure ikintu, bagomba kwicara bakabijya inama igihe kirekire. Ubu ngubu bajyaga inama yo kwimika cyangwa kurobanura inkoni y'ubushumba batinganye. Biracyahagaze gato, ariko birimo nabyo biri muri process. Abanyaburayi barabyemeye, Abanyafurika nibo bakibyanga. Ariko bakabyanga bitwaje ngo twebwe imico yacu muri Afurika ntibyemera. Aho kuvuga ngo Bibiliya ntibyemera, bakavuga ngo imico yacu ntibyemera. What do you mean? Nose imico burya ni ikintu kiri dynamic. Ntabwo ari ikintu kiri static, ntabwo ari ikintu gihoraho. Genda gihindagurika. Urumva? N'indi mizacu zihindagurika. Ariko ijambo ry'Imana ryo ntirihindagurika. Ntabwo rihindagurika. Ntabwo bavuga ati Bibiliya ntibyemera, ijambo ry'Imana ntibyemera, banga imico yacu. Yes. Niyo mpamvu tugomba gukora uko dushoboye. Twebwe tugakomeza guhagara kuri originality y'iyobokamana. Ni ukuri ko tuzi ko ibintu byose. Je niyo mvuga iby'umuco, shaka kuvuga umuco, niba ari umuco wa Kinyarwanda, shaka kuvuga ukuri. N'abarundi bigenda byinjiramo, ariko bari ibintu positive, bitari ibintu bipfuye. Aha. No, hanyuma ubwo no kuvuga ngo ibi byose mu kuba mwisi nuko abantu benshi banze kumvira Imana ireka imitima yabo. Mu bintu maze kubona nuko Imana yagukuye amaboko, uba nk'inyamaswa cyane, kuko Imana niyo idufasha, umwuka w'Imana niyo utuyobora. None ko Imana bayisuzuguye ngo yarabaretse imitima yabo ibe icura umwijima, ibe ibirimarima. Niyo rero umuntu yarize n'umuhanga n'umuntu muzima, ariko kandi arakora ibintu bipfuye. Why? Umutima uri empty. Inayo mpamvu bizoroha Antikristo kubijamo no kuri byose twumva bibi. Ariko se pase ubundi wowe kudukurikije nk'ibi byose tubona bitegurwa n'umwanzi ko Satani aranayanga, ubona ibi bintu bifite ubugarukiro? No. Ntabwo garukiro, bigenda bitugenda bijya mu manga. None ubwo bari mwisi bakora ucyo Bibiliya ivuga, ibwira abantu, isobanura neza Bibiliya ngo ni muhunge muve muri Babiloni. Iyo abantu bavuga Babiloni, akenshi abanyamadini bonjya numva ati nk'abari abadive n'abayehova bavuga kuva mu yandi madini bakajya mu ryabo. Ariko hari abandi utajya uvuga n'abagorozi. Ni bamwe uriya n'abadive nabo. Abagorozi bo bararegera. Harimo umwemereye nawe urimo kuvuga ngo abantu bose barayobye ko badasenga bapfukamye. Ugusenga upfukamye ngo ni icyo Bibiliya ivuga gusa ngo ibindi gusenga je byo nabyumva. Kamuri cyo nabyumvaho. Gusenga kuri fomo. Umuntu arapfukama wateguye gusenga. Gupfukamira Imana ni byiza. Yego. Ariko roho gusenga kuri fomo nawe abyumva uyu munsi. Tuvuge ndi mu modoka ndicaye. Ngize nyambonye cyane kwambaza Imana, ngomba kuyambaza hundi. Ntabwo ngomba kubwira imodoka ngo ni muhagarare mfukame senge. Nanjye ibintu narabimubwiye. Ushobora kuba ndi mu kazi, nkora akazi kandi ngomba gukora amasaha 28, nkaba ndi mu kazi nkora kandi senga. Nambaza izina ry'Imana, nta cyamba nkora. Kuvuga ngo ye musindi busenge, buriya niyo mpamvu bapfuye bagira umunsi umwe wo gusengeraho. Niyo mpamvu bakubwira ngo tugiye gukorwa ishyano gusenga ku cyumweru gusa.
ngo gusenga ku cyumweru n'indi minsi nibasenga bari kubivugana no muri minsi bikomeye cyane. Hari ibyo bita muri la detosi byavuye kwa papa bijyanye n'ibindi byose nabyo n'ibindi birebire navugaho, ariko biriya barabyifashisha kugira ngo bayobye abantu benshi bavuga yuko ngo icyumweru kigiye guhinduka itegeko, aho kwitegura kuza kwa Kristo baritegura kuza kw'iki kw'icyumweru, noneho ngo bagatakaza iki isabato. Kuvuga ngo Yesu araje ntibabitekereza, niyo bivuze babivuga amahushuka, ariko abantu babo baberekeza hahandi. Ibyo niyo bijya binteranya nabo cyane. Hanyuma mu gusoza kuri ibi bintu akenshi tuba turi kwereka abantu isi uko ihagaze ndetse n'umwanzi uburyo irakariye kandi arakariye ikiremwa muntu, ariko harimo n'intego y'Imana ku batuye isi. Tugasoza dutanga inama. Ni iyihe nama ugira abantu ukurikije nk'ibi byose biba mu gutegurwa cyangwa se byatanye no gushyirwa mu bikorwa, abantu bari mu isi bakora iki? Nicyo nari nkubwiye nuko nari nkibagiwe, nkabana urakoze neza ko uje urangarura neza nkumva. Ndakubwira ngo abantu bahunye muri Babiloni. Babiloni iri political and economic, tuyisanga mu gice cya 18. Iyobokamana tuyisanga mu gice cya 17 mu gitabo cy'ibyahishuwe. Rero tugomba kuva muri ibyo twita iby'ubwenge. Ni Babiloni baradutwara mu kuranga ibigirwamana ku mugaragaro. Bagiye kutuba tusenga igishushanyo gisengwa, cya kindi gishushanywa n'icyo Nebukadinezari yategetse ngo abantu basenge. Iyo niyo Babilonianism muri twebwe. Tugaruke ku Mana, iyo Mana yo mu ijuru tuyishakana umwete. Genda shaka gushyira icyo bita virtue cyake, tukajya duterana taziranye, duterana ahantu hamwe tukiga, ntabwo ari ngombwa ko abantu baterana ahantu hamwe ntibyakunda. Ayisigara nuko tugiye kujya dukora ku buryo muteranira ku ikoranabuhanga, tugasenga, tugatanga tukamenya ngo tugashyiraho umunsi n'amasaha. Nibyo rwose kandi ikintu kiba ari cyiza cyane. Abashoboye guterana nk'ahandi Kigali for example n'urugero, tugashaka nari nanahabonye, twayoterana nyuma ya saa sita, tukaririmbira Imana, tugasenga, tukiga ibintu bitatu. Tukamara gusenga tukiga ibintu ayisigana, tukava mu bintu by'ubujiji bya liturujia bya kera badutoje. Niho twarangiza tukaba twafasha ayo masomo, tukaba twayohereza kuri bene wacu bari hirya no hino, nabo bakabikurikira, tugasenga muri ubwo buryo. Ibyo niba uzabibwira abantu benshi baranabyumvise. Basohoke muri Babiloni. Yes, ntibashaka Imana, bava muri Babiloni. Kuva muri Babiloni tujya muri Gehinomu sibyo. Mwumvuye mu Gatolika ngo ngemba Yehova ngo ndagiye no we. Basi abantu baje bafite ikibazo kubirebana n'ibi by'amadini, ukuntu ngo twirwa tubwira abantu ngo bayasohokemo, ariko bafite ikibazo cyaho bazajya. Ibyo ngibyo ubwo ni ibyo ngibyo yerega n'amazi bakagwira. Iyo maze kugwira baratangira bagaterana. Mu itangira ry'ibihe ntabwo baterana, nta technology ntiyari inahari. Abantu bateraniraga amago y'abantu, abantu bumva ibintu kimwe. Icyo gihe ubukristo byarorohaga ko ubukristo bwari bumwe nyine. None ubukristo ni bwinshi. Umwe aratse ni umukristo muri Anglikani, ni umukristo muri Yehova, ni umukristo muri ntabwo ari abakristo abo ngabo, bigatuma mudahuza. None byaye byo kudahuza bigatuma mugira ubukeba, kuko naba tushaka abantu bazajye mu ijuru ntabwo twaka tugira ubukeba. Hari ikiganiro twize kuvugana tuzakorana, ntabwo turagikora kubirebana n'imyuka ikora mu madini ngo ni witch demonology. Yes, twavuze ko tuzakora ikiganiro nuko uzayitegura ukakiduha. Tuzagitegura. Ukirimo ikora mu madini anga y'umwuka cyane cyane ibiri. Pase ndumva twasoza, hanyuma mukadusengera. Dushoreje ku ntego ya 10. Ubwo murumva abadukurikiye kuri Iron TV turacyafite byinshi byo kwiga, kandi kwiga ni byiza bigatuma tumenya uko twitwara muri iyi si. Yego. Hanyuma mu gusoza, paseri yatanga adresse yo kubamukenera, ariko turifuza ko uyu mwaka hagira impinduka ku bugingo bwacu, kuko iminsi duhagazemo ni iminsi ikomeye. Ngira ngo murumva ko aho tugana si heza, ahubwo ni habi gusa, nk'uko Bibiri bivuga. Ariko noneho twagaruka tukareba ko Bibiri ibyo yahanuye, ndetse biranagaragara no mu miteguro yose ko isi cyangwa se abakozi ba Satani bagenda bategura iyo miteguro yose ku murongo. Nyamara Bibiliya yabivuze kera uko iminsi imperuka ibizaranga iminsi imperuka, ariko nta bandi bazabikora, ni umwanzi n'ikiremwa cyemeye kumukorera. Niyo mpamvu tuba tubona imipango yose uko yapanzwe. Rero turaburira
wese ukurikiye Iron TV kuba maso, gukanguka ndetse no kwita ku kwiga ijambo ry'Imana, kwiga ibi byose tuba turi kwiga kugira ngo buri wese amenye uko ashaka Imana ye. Uyu mwaka wa 2022 turifuza kunguka Imana mu wundi buryo bushya kurenza ikindi gihe cyose. Base mwadufashe rero gusenga. Murakoze. Uhoraho Mana yacu turagushimye, uri Imana igira neza, Imana ikora ibikomeye. Bana natwe turinde muri kino gihe kibi. Isezerano dufite nuko abazafatanya nawe kugira ngo ibintu binduke bishya uzabaha ingororano ikomeye ku isi inshuro 100 kandi ukazaba n'ubugingo buhoraho. Reka benshi bitabire ibyo bihembo byiza bagukorere, dufatanyirije hamwe twese kugira ngo duhindure ibintu byose ngo bibe bishya muri Kristo Yesu mu gihe isi saza igana mu irimbukiro. Bara natwe rero duhe umugisha kandi tugire neza, byamarije mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Hanyuma nkabashaka kugira ngo ni mbwira abantu yuko hari urubuga dufite rwitwa Pastor Peter Musisi Official. Naranezera abantu basigaye bariyandikisha ari benshi, ndagira ngo bakomeze. Hariya twiga amasomo 2 ariko hari n'irindi nteganya kuzashyiraho ay'ikinyarwanda nicyo mvuga kuko hariho n'icyongereza n'ikigande, ariko ay'ikinyarwanda hari 2 y'ingenzi. Irya mbere ryitwa Isigushije ishyano, aho twigira ibingibi bimwe muri ibi no mu buryo abajya bambaza ngo bise amashuri twayakuraye ngo duhe ibitabo ngo duhe biki, twabyigira aho ngaho muri ubwo buryo ko tuba tubivanga n'ijambo ry'Imana. Ahandi nkababwira ibindi mukajya mugera mushaka, nkabarangira n'ibitabo mwabikura mubigura, mushoboye kubibona kuri internet cyangwa n'ahandi kuko ntawo mu Rwanda wabibona ibyinshi. Hanyuma hari n'ikindi gitabo n'igindi isomo rikomeye ryitwa Ubuyobe Mpuzamadini. Ibyo bizadufasha kugira ngo dukurikire turebe aho amadini arumba apfira cyane naho atwicira. Imana ribaho umugisha kandi bagirire neza. Reka noneho bahe telefone yagendanwa ariyo 0788 50 murage baha buri munsi. Iyo ngiyo rero baje bwa mbere bari bazakurikira kino kiganiro, ushatse kugira icyo umbaza cyangwa kunyungura, hari benshi bagenda banyoherereza ibintu bagenda babona hanze n'ibindi bintu baba barumvise nkabona turi kumwe, abona bashima. Iyo niyo nomero yanjye. Imana ibaho umugisha kandi ibagirire neza, murakoze. Reka tugushimire wowe wari ubanye natwe muri aka kanya, kandi tugusaba gusharinga ubutumwa ku nshuti abavandimwe kugira ngo twese dukomeze gufatanya kwagura ubwami bw'Imana. Hanyuma ikiganiro Menya Nibi nakagaruka, mugire ibihe byiza. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu.